ubundi batubwira ko kuva mu cyiciro gitegura andropause ukajya mu andropause neza bishobora gufata nk'imyaka 2, 3, 4, 5. Imyaka ishobora guhinduka bitewe n'ibintu bibiri. Icya mbere nuko bishobora kwihuta, bya bimenyetso navuga umuntu agenda yumva ngiye kubabwira bikihuta bitewe nuko umuntu yiyakiriye. Burya kwiyakira burya ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo wumvise ko ari ikigero ugezemo ko muri kugenda uhinduka ukabyakiraho kuri gusaza, ibimenyetso cyangwa navuga ko nk'ibigaragaza wenda kuri kumva ufite ibintu biri kuguha impinduka ziri kubaho birihuta cyane bigashira vuba. Ariko bishobora no gutindeka byamara nk'imyaka 5 kuzamura, ndetse iyo umuntu akomeza arwana nabyo. Iyo ukomeza urwana nabyo ukavuga ati biri kumbaho niki, ukavuga ese ni uburwayi, ukomeza urwana nabyo noneho biratinda. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Ni uko umuntu ugeze muri andropause, twajyanya ko ari ikigero aho imisemburo y'umugabo cyane wa musemburo testosterone uba wagabanutse ku buryo bukabije mu mubiri. Ibimenyetso bigaragara ku mubiri we akenshi ni ugucika intege. Gucika intege, intege zikaba nke, ndetse ukabona na kwa kundi agenda yiyongera ibiro, ariko rero biriyongera ku buryo adashobora navuga kugira icyo abikoraho, ndetse ugasanga ibiro uko byiyongera umubiri ukiyongera hamwe ahandi ntiwiyongere. Ndabaha nk'urugero, ugasanga nk'umuntu yageze mu myaka 45, 50 usanga ari kubyimba, navuga akura mu butambike ntakure mu buhagarike. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubundi umuntu abe muremure, agire amagufa akomeye, agire icyaho, gusanga agira nk'inda nini, ugasanga inda nini iri gukura, ugasanga se wenda ahantu hitsitse ibinure cyangwa mu maso ugasanga amatama ari kubyimba. Muri make ugasanga si inyama z'umubiri ziri gukura, ahubwo navuga ko ari nk'ibinure bigenda byitekera.